Ikaze mu kiganiro RSO Talk Show, njye Gaga Amahoro. Uyu munsi tugiye kuganira kuri menopause, ariko nanone igice cya kabiri. Twaganiriye kuri menopause turi kumwe n'abaganga, twongeye kubazana aribo Aline Mukundwa. Ikaze muri studio Dr. Urakoze Gaga. Murakoze namwe. Nanone twari turi kumwe na Dr. Jean Paul Byiringiro. Ikaze muri studio nanone. Murakoze kongera kudutumira. Ubushize twaganiriye n'abantu, twashyize ikiganiro cyacu hanze, abantu baragikunda, bagira ibibazo byinshi batubaza. Uyu munsi rero tugiye kubasubiza bya bibazo bagiye batubaza kugira ngo barusheho gusobanukirwa, ndetse n'abandi bari buze kureba kino kiganiro bakabona hari ibindi bibazo bifuza bumva tutasubije, bandike muri comment, ubundi tuzabasubiza ubutaha. Tugiye rero kuganira kuri iki kibazo cya menopause. Reka dutangire mutusobanurira ubundi menopause ni indwara. Menopause si indwara. Menopause nanjye kuvuga ngo ni ubuzima, ariko ni igice cy'ubuzima. Nka kuriya umwana w'umukobwa cyangwa n'uw'umuhungu agera mu gihe ava mu bwana akagera mu gihe mu cyongereza bita puberty. Ntabwo ndishuba neza uko nabivuga mu kinyarwanda, ariko ku mukobwa bigaragara ubugimbi. Urakoze Dr. Mu gihe azabasha kubona imihango, ubwo uwo nguwo atandukanye na wa mwana mutoya utarayigira. Iyo ageze muri icyo gihe, ni ukuvuga ngo aba yinjiye mu cyiciro cyo kubasha kubyara niba ibindi byose bisabwa bihari. Icyo cyiciro rero kigeraho kikarangira. Kirangizwa n'icyo twita menopause. Ni ukwinjira mu kindi cyiciro cyiswe menopause. Si uburwayi, ni ikindi gice cy'ubuzima, kandi mu by'ukuri abantu badakwiriye gufata nk'ikintu kibi. Ni igice cy'ubuzima ugomba kwinjiramo ufitemo amakuru, kandi ushobora kubaho neza pe. Yego. Reka noneho ubwo tumaze kwidefinisa, ubwo tugere kuri bya bibazo abantu bagiye batubaza. Hari nk'uwatubwiye ngo ese hari imiti igarura imihango iyo yacuze? Dr. Jean Paul, tubwire. Murakoze Gaga. Ni ikibazo cyiza cyavuye ku bakibajije, birumvikana. Iyo umuntu yacuze, gucura bivuga yuko bwa bushobozi bwawe bwo kwibaruka, aribyo bita mu cyongereza reproductive time cyangwa age, butakiriho. Icyo gihe rero n'imihango iragenda, kuko ibizana imihango buriya akenshi biba binavuze kwibaruka. Iyo umuntu azana imihango aba ashobora kwibaruka. Iyo ageze muri cya gihe kitabasha kwibaruka, ntabwo imihango yaza. Ntabwo rero habaho imiti iyigarura, kuko iramutse iriho ikayigarura, ubwo twaba tunongera igihe cyo kubyara, cyo kwibaruka. Ntabwo bishoboka rero. So nta miti ibaho, gusa ikibaho habaho imiti isimbura, kuko muri ruriya rugendo rwo kwibaruka havamo imisemburo itunga ubuzima bw'umuntu. Nanone icyo twe dukora, iyo wageze muri cya gihe utakibona ya misemburo, tuguha ya miti isimbura ya misemburo kugira ngo ubuzima bwawe mu bundi buryo bukomeze, atari ko butajyanye no kwibaruka cyangwa kuzana iyo mihango. Yego. Ikindi kibazo batubajije Dr. Aline, baratubajije ngo mbese iyi menopause cyangwa se gucura bishobora gutuma umugore wayigize agira depression cyangwa akagira ibibazo byo mu mutwe? Birashoboka cyane. Birashoboka pe, abantu barabigira, kandi ikibaho ni uko hari nyiri kubigira ashobora kutamenya ko arimo kubinyuramo, arimo kugira iyo depression cyangwa guhangayika cyane, kumva ko ubuzima butameze neza. Birabigira kubera ko buriya uko umubiri ukoze, uko umuntu akoze, imisemburo Dr. Byiringiro yavugaga ikora hose. Ikora no mu bwonko, ikora no mu mitekerereze. Tuba tuyireba nk'imisemburo izatuma umuntu asama cyangwa izatuma yonsa, ariko bifite n'ahandi bigera, bikagera mu bwonko, bikagera mu mitekerereze. Ubwo rero iyo misemburo yagabanutse cyangwa irimo kugenda izamuka imanuka, bifite icyo bikora ku mitekerereze y'umuntu. Akaba yagira depression, akaba yagira anxiety, akaba yagira umushiha, akaba yagira
byose. Ikindi kibazo batubajije baravuze ngo umugore ashobora kugira gutwita ari muri menopause. Iyo menopause itaragera, ubushize ngira ngo twarabisobanuye, menopause ubwayo bivuze ngo wemeza ko umuntu ari muri menopause ari uko amaze amezi 12 atabona imihango. Icyo gihe uravuga ngo uyu muntu ari muri menopause. Mbere yaho ayo mezi ataruzura ntabwo uba ubasha kubyemeza. Abenshi bitangira nk'imyaka 2 ya mbere, abura imihango ku kwezi ukurikiye ikaza, cyangwa akabura 3 ukurikiye ikaza. Muri icyo gihe biba bishoboka ko asama, ariko ya mezi 12 yabaye yarangiye ntaba agishoboye gusama. Aho bigora abantu kumva rero ni iyo myaka ya mbere 1, 2, igihe amaze nk'amezi 3 atayibona akumva ati byarangiye, kandi bishoboka ko yakongera akabona imihango. Bivuze nk'uko Dr yavuze kare, bivuze ngo ashobora gusama. Dr Byiringiro, reka turebe noneho ku myaka. Hari uwabajije ngo ese gucura kare nko mu myaka 38, 42, byo biba ari indwara? Oya. Wenda gucura nuko nta mwanya uhagije, ariko twabijyamo mu buryo burambuye. Oya, tubijyemo rwose. Ushobora gucura bitewe n'ikindi kintu wanyuzemo. Ushobora gucura wanyweye imiti, hari imiti ishobora kunywa igahita igira ingaruka ku dusabo tw'intanga twawe, ubwo ugacura. Icyo gihe ni induced menopause. Cyangwa wanyuze mu ma radiations nk'abantu bajya barwara izindi ndwara. Hakaba rero na menopause iza kuko ugeze mu gihe cyayo. Ibyo rero byose n'ubundi tubyita gucura muri rusange. Ariko mu by'ukuri warumbajije uti byaba ari indwara? Kuri iriya myaka 38, 42. Oya, ntabwo nabyita indwara, ahubwo bishobora kuza kuko no mu genetics zanyu z'umuryango hashobora kuba abantu bagera mu gihe cyo gucura hakiri kare, iyo ari ije mu buryo buri natural, ari physiology. Bitabaye induced. Bibaye induced nabyo ubwo biba byabaye induced bivuye wenda ku ndwara warwaye, imiti y'iyo ndwara, kuko hari igihe dupeza tukavuga tuti aho bigeze turarekipera umuntu, wenda ibyo kubyara tube tubitekereje tuzakoresha ubundi buryo mu bijyanye no kwibaruka. Ngaruka naho ngaho dogiteri yababwiraga ati wagize amatsiko y'uko umuntu wacuze ashobora kubyara. Nkeka ko umuntu wakibajije, ubu u Rwanda kubera ukuntu tugenda twihuta mu bijyanye n'ubuzima, ujya kubona ukabona umuntu wenda atanze ubuhamya, njya mbikurikira, ati maze imyaka 30, none ku myaka 55 Imana yampaye umwana. Rwose birashoboka. Aho ngaho ahubwo yatwise ati, ese yatwise mu buryo buri natural cyangwa se twakoresheje tekinoloji? Kuri tekinoloji birashoboka, naho mu buryo busanzwe, mu buryo busanzwe bwo ntabwo byakunda, ariko kuri tekinoloji birashoboka. Dufite za IVF centers, hari uburyo tubikora, hanyuma ukaba watwita, ariko nanone nuko wabonye abandi bantu bagufasha. Aho ngaho wenda abantu ntabwo bajya baba confused, umuntu abeho ngo nagira imyaka 60 ngo avuge ngo ushobora gusama. Ariko ubundi abantu bacura mu myaka itandukanye bitewe n'aho bari, bitewe na genes zabo, cyangwa se baba ari menopause yabaye induced nk'uko nabivuze. Yego, reka noneho dukomerezeho natubwire menopause ishobora kuba ku bagore bafite imyaka ingahe ubundi? Ngira ngo Dr Bushizere yabibabwiye neza. Ubundi hari icyo bita mini age of menopause. Muri rusange kuva ku myaka 45 ukazamuka ukagera kuri 55, that's the window. Iyo ni window ya menopause. Ariko habaye icyo bita mini age. Mini age ubundi bavuga ko ari imyaka 51 n'igice. Kugeza ubu ngira ngo ntibirahinduka. Ariko bitavuze yuko ushobora no kubona umuntu w'imyaka 40, ubu turababona cyane. Nta bushakashatsi burakorwa, yenda abadukurikira cyangwa se natwe ubwacu mu kiganga nitugira ubushobozi tuzinvestiga
turagenda tubona abantu b'imyaka 35, 36, 7 wajya kureba ugasanga baracuze. Icyo gihe rero uko tubyita muri terime z'ikiganga, wenda turi burebe ko twumvikanya mu kinyarwanda uko twabivuga, ariko tubyita premature ovarian insufficiency. Ni ukuvuga overe ari two dusabo tw'intanga tw'umugore ziba zagize incompetence cyangwa se incompetence yo guproducinga amagi azavamo abana. Niho rero nakubwiraga yuko biva ku bintu byinshi. Bishobora kuba bireduced bifite icyabiteye, aribyo hazaho iyo miti radiations, cyangwa se ari akoko, nimba ariko navuga genetics. Yego. So icyo gihe rero nibyo kwinvestiga, ntabwo ubundi byari bikunze kuba cyari, ariko dutangiye kubabona. Iyo tuganira hagati yacu tujya twibaza ibintu byinshi, wenda amaherezo hazavuka study tureba abo bantu uko bangana mu gihugu, tube twakwibaza icyaba kiri ko kirabitera. Yego, Dr. Aline, haba hari ibimenyetso byo kwitondera ku muntu wageze muri icyo gihe urimo gusatira ya myaka 45, 55, natubwire ku mugore urimo kutureba kano kanya, abigenza ati, abyitwaremo ate? Icya mbere ni amakuru nk'uko tujya tubivuga, ni ukumenya ngo urimo kugera muri iyo myaka, ushobora kuba urimo kwinjira muri icyo cyiciro. Ikindi nk'uko nanone Dr. yavuze, genetics ni ukuvuga ngo akoko iwanyu, mama wawe, ba tante bawe ku ruhande rwa mama wawe bacuze ryari, ubwo ukaba uzi uti iwacu bacura kare cyangwa baratinda, ubwo ukaba uzi ngo nawe ufite ibyo kureba. Ikindi cyo kureba ni ukuvuga ngo nari nsanzwe ngira imihango gutya, none bitangiye guhinduka kandi ngeze muri ya myaka, birashoboka ko ndimo gusatira igihe cyo kugira menopause. Sinavuga ngo hari icyo kwitondera kuko ntacyo uzabikoraho, ntuzayihagarika niba hageze kwiza, ariko ni byiza kubimenya kugira ngo nka kwa kundi twahoze tuvuga ngo umuntu ashobora kugira atya agatangira akagira umutima mubi, akagira umushiha, akagira ate, abiwawe babikubwira ntuhite ubasimbukana ibibazo utari kuki bamaze iminsi bambwira gutya, birashoboka. Kandi koko sinkibona n'imihango nk'uko nari nsanzwe, kandi koko ni ukwimenya nk'umuntu, ugasura ubuzima bwawe. Byaba wabona uti birashoboka, mfite ibimenyetso nka 3, nsigaye ntasinzira neza nk'uko nari nsanzwe, nsigaye ntabona imihango nk'uko kandi abana bambwiye bati ariko mama byagenze bite. Niyo mpamvu dufite abaganga, ukajya kubaza byashoboka ko ngeze hano, ibyo mfite ni ibintu nabasha kugendana nabyo ku buryo ubuzima bwanjye bukomeza ari bwiza, cyangwa se aho ngeze birasaba ko bamfasha kwa muganga kugira ngo noneho ubuzima bwanjye bugaruke nk'uko bwari busanzwe. Hari imiti, ariko hari utaragera no ku miti, hari ubuzima uba ushobora guhindura kugira ngo bwongere busubire ku murongo, ugire ubuzima bwiza. Kuba imihango irimo kugenda tuvuge ihindagurika, mutubwiye ko nabyo bishobora kuba ari mu bigaragaza mbere nibyo bibanza, ntabwo ihagarara gutya umunsi umwe, birabanza. icyo abantu bakubwira kenshi ni uko asimbuka nk'ukwezi 2 ikaza, cyangwa yaraza ati ubundi nitegereje ku wa mbere, bikarenzaho nk'iminsi nk'icumi. Bwa mbere ntabitindeho cyane, ariko nyuma bikikonfirma ko ari uko bimeze. Ariko cyane abenshi barakubwira ko ava kuruta uko yari asanzwe ava, agira imihango myinshi cyane kuruta uko yari asanzwe. Niba adafite indi mpamvu yatuma agira imihango myinshi kuruta uko asanzwe, nanone aba akwiriye kwisuzumisha, aba akwiriye gusanga abaganga. Niyo mpamvu tubafite kugira ngo bamuherekeze muri urwo rugendo
yumve ikibazo uko kimeze. Wa mugani wawe niyo mpamvu tubafite n'uyu munsi muri kino kiganiro kugira ngo tubasobanurire. Reka twongere tujye ku kindi kibazo batubajije, baravuze ngo kubura ububobere, kubabara mu ngingo, nanone kugira ubushyuhe bwinshi, byo biravurwa? Yes, nk'uko Dr Aline yabibabwiye, menopause igira symptome, igira ibimenyetso birimo ibyo Dr arimo aratwigisha. Yigeze gukora presentation nziza cyane, sinzi nimba byibuka, twagize conference, I wish nakayisharinze abo bantu bibaza icyo kibazo. Harimo uburyo menopause iza, yari yabidetaye neza cyane. So ibyo bimenyetso rero, ibyo byose uvuze ni ibimenyetso byayo. Niyo ya mihindagurikire y'imihango mu buryo budasobanutse, niyo ya anxiety Dr yavugaga, niyo kwa kuribwa ingingo, nibyo ngibyo yibazaga. Hari ibyo bita nyine ubushize twari twabibabwiyeho, byangoroba muri byo bita vasomotor symptoms. So umuntu akabyuka mood swing, ukabyuka ukumva ntiwishimye, utazi icyabaye, ukabyuka ukumva ingingo zirakurya, imihango yazikaza imeze nka kwa kundi Dr arimo aratubwira. Umutware wawe akavuga atari se habaye iki, ko numva utakimeze nka kera. Ibyo byose ni ibimenyetso. Dryness y'imyanya y'ibanga, ibyo byose wari utubwiye, kuribwa ingingo, imitsi akumva igishyuhe, babyita hot flashes. So ni ensemble rero iba muri ibyo bintu bita vasomotor symptoms, ifata umuntu utangiye kwinjira muri menopause cyangwa wayigezemo. So ibyo rero nibazajya babyumva nkuko Dr Aline abitubwiye, icyiza ni ukujya kwa muganga, ukagenda ukavuga uti ya myaka numvise ba Dr bavuga ko nayigezemo, nkaba numvise nibi, muramfasha iki? Kuko nkuko warubajije uvuga utese hari imiti bivurira hari, dufite imiti rwose, twabuze tubivuga, dufite amasuplema y'ibiryo tukwandikira, abaganga babona bikabije, wageze mu gihe noneho cyo gutangira traitement bakaguha imiti yayo. Rwose birahari, kandi nkeka ko nitumara kubihagurukira, ijwi ryabaye rinini cyane, noneho izaninjira mu buryo bworoshye, ku buryo abantu bazayigiraho access mu buryo bworoshye. Reka mbonereho maze kino kibazo nanone babajije kirebana n'abagabo. Abagabo bo bagira impinduka z'imyaka? Arega burya icyarimwe cyose kigira impinduka z'imyaka. Nabo barayigira. Ushobora gusanga ibimenyetso byayo bitangana n'iby'abadamu n'iby'abagore, ariko nabo barayigira. Uko ugenda ukura, ntabwo uko nari meze mu myaka 10 ishize ntabwo ariko meze uyu munsi. Mperaho kera najyaga nirukanka ibirometero 20, none sinkiruka na kimwe, umutima ugenda kumvamo. Icyo ni ikikorero uko ugenda ukura. Noneho no mu bijyanye n'imyororokere, uko tugenda dukura, ya misemburo yacu natwe ntabwo igenda ikora nk'uko yakoraga mbere. Ibyo wenda abirologe banabivuga kundusha, ariko niyo tugiye mu bijyanye na male sexual dysfunction, cyangwa se inzu ko nabivuga, ariko mu bijyanye n'ubugabanuke bw'umurego w'abagabo, uko bagenda bakura bagenda bugabanuka, kuko ya misemburo uburyo yakoraga ntabwo ari kugenda ikora umuntu akiri muto. So nabo barabigira, gusa ibimenyetso byabo bitandukana n'iby'abadamu. Ibimenyetso by'abadamu byo biri very severe, biba bikabije, ariko twebwe utangira wenda ukumva wenda wa murego wagiraga ntukimeze kwa kundi, ariko nawe uragenda ukumva amavi arameneka, ukumva nawe hari ukuntu umutima utakimeze neza. Hari ibyo duhuza, ariko nabo barabigira, bagira impinduka z'ibihe. Niyo mpamvu nabo bafite abaganga, abayirologe barahari, bashinzwe nabo ibyo ngibyo no kubagenzura uko imyaka igenda izamuka. Rero abantu Dr Aline barebye kiriya kiganiro cya mbere, bakomeje kwibaza se none turavana he bano baganga, turababona gute kugira ngo tuze tubarebe? Ni iki wababwira? Nababwira ko abaganga bahari. Abaganga bari mu bitaro, bari mu mavuriro, abaganga barabyize, kandi
sinavuga ko ari condition nshya ariko buriya kwa muganga duhugurwa buri munsi n'ibi ngibi tuba turimo n'ubundi bwoko bw'amahugurwa ni ukuvuga ngo abaganga babyize barahari imiti irahari umuntu yajya aho asanzwe yivuriza cyangwa hafi ye akavuga uko ikibazo kimeze tuzi uko health system yubatse mu buganga ushobora kujya ku kigo nderabuzima ugasanga wenda nta makuru babifiteho cyangwa barayafite bakagufasha buhoro bitakunda bakakohereza ku bitaro nabwo bitewe n'aho uri n'ikibazo ufite bakaba bagufasha cyangwa bakakohereza nanone ku bitaro bikuru abaganga barahari pe bari kwa muganga nyine yego ni iyihe nama mwabwira abagore barimo kutureba batangiye kwinjira muri menopause imana ishimwe yuko babasha kumva iyo menopause ibibazo biranyereka yuko hari icyo ikiganiro cya mbere cyo cyatanze rwose mboneraho mbere yuko ngira icyo mbwira abo badamu gushimira Rasoge itegura bino bintu inama rero nta yindi ni uko ubuzima bwacu tugomba kubungabunga kandi igihugu cyacu kikaba cyarashyizeho inzego zibubungabunga arizo inzego z'ubuvuzi zinubatse neza cyane kuva ku rwego rw'umudugudu rwose burya hari turazamuka tukagera ku bitaro bikuru nk'uko dogita bivuze tuba tugomba kuzigana zitwegereye ubushobozi bwabo bugarukiye bakohereza hejuru ukazarinda ugera ku bitaro bikuru nta kindi nababwira usibye yuko cya mbere cyo ni ukwizera inzego zabo no kuzigana no kuziha amakuru y'ibibangamiye ubuzima bwabo bwose kugira ngo zibashe kubikemura so kureba abaganga rero nta yindi nama usibye yuko ikibazo cyose bagize bakibona muri ibi twavuze bagomba kugana amavuriro abegereye abaganga bakabafasha yego Dr. Aline ni iki gituma abagore cyangwa se umuntu ugiye kujya muri menopause cyangwa wayigezemo agira isoni atinya kujya kwa muganga ni iyihe nama wamugira hari abo tujya tuganira bakakubwira bati se ko kera najyaga kwa muganga nibura nkurayo umwana ati ubu ngubu ndagenda mvuga iki icyo ngewe nkumva nk'ibintu bituruka ku muco umuco nyarwanda abantu bidapfa kutworohera kuvuga ibintu biganisha ku myanya myibarukiro ariko iyo uzi ko uzakuramo umwana iby'isoni uba ubyihoreye nibura nzazana umwana muzima ibindi ukumva ntabwo bikorohera gupfa kugenda ikindi iyo umuntu asoma mu bushakashatsi muri sosiyete zose gucura bisobanuye gusaza kandi muri sosiyete zose usanga abantu barengeje imyaka runaka basa nkaho bigizwayo bigenda bihinduka of course ubu ngubu kuko abantu bageza mu myaka 75 bagikomeye bagifite icyo bazanira sosiyete ariko mu myaka ya kera umuntu mukuru byasaga nkaho ahinduka ikibazo kuri sosiyete kuko ntakibasha guhinga ntakibasha kubyara ntakibasha guheka ahubwo baramuzanira baramufasha icyo rero cyatumaga hose kumva ko ageze muri ya myaka yo gufashwa ntawe ubyishimira n'ibyo bintu bibiri igihe numva bishobora kuba biri inyuma yo kwiheza kw'abadamu ariko nanone aka kanya kaba ko kubabwira ko nta mpamvu yo kwiheza kuko nta giteye isoni kirimo ni ikintu kizaba kuri buri wese ni ikintu ushobora kubaho neza kandi cyane ko abantu bagishobora gukora ntabwo tugipfa ku myaka 50 tugeza 80 dukomeye ni ukuvuga ngo nucura kuri 45 uba ufite indi 30 imbere yawe yo kugirira akamaro sosiyete ni ukuvuga ngo iyo myaka ugomba uyicemo neza rero sosiyete mu bibanemo neza kuko ugifite icyo gukontributinga hari umumama urimo kutureba ari mu rugo abigenza ate kugira ngo yitwararike muri bya bimenyetso mwagiye mutubwira kugira ngo
adashihura abantu babana cyangwa ngo ababwire nabi, abigenza ate? Ntabwo ndi burenze byinshi ku byo Dr avuze. Hari akantu kigeze kuba nako n'ubu turagafite, cya gihe habagaho icyo bita poromosiyo feminine. Bajyaga bababwira bati tinyuka urashoboye. Abantu bacu bageze mu rugero rwa menopause batinyuke babeho. Icya mbere cyo ni ugutinyuka bakagana abaganga bakibibona. Hanyuma rero nimba yumva ameze gutyo, ubushize twari twabivuze, agomba gutinyuka akabibwira n'umuryango. Ubushize twabivuzeho, kuko umuryango niwe wa mbere uzamuha sapoti. Agatinyuka akavuga ati nyamara mwabana banjye mwe, nyamara wa mugabo wanjye we, ndumva nageze muri menopause nkurikije ibyo abaganga bavuze. Ubwo aratinyutse. Kuva kuri urwo rugero rwo gutinyuka abatangiye kubaho, kuko umugabo azamubwira ati tujye kureba abaganga, amuherekeze. Abana be bazamubwira bati tujye kureba abaganga. Mu gihe rero akiri muri iyo mood, kuko abaganga obviously bazamufasha, ntabwo bimara igihe. Iyo utinyutse ukareba abaganga tukagukorera bya bindi byose twavuze, ntabwo ari symptômes zimara igihe, kuko baraza bakatubwira ati nyuma y'ukwezi ndumva ameze neza. So rero mu gihe ameze gutyo, ntabwo sosiyete igomba kumufata nk'umuntu udashobotse. Ubundi igihe nakabwiye sosiyete mbere yo kumubwira uko abigenza, kuko we akenshi aba atanabizi ko ari iyo kondisiyo arimo. Sosiyete igomba kubanza ikavuga iti ni nko kubona buriya umunyamaguru wo mu muhanda, iyo umugonze ntacyo witwaza niyo yaba kwinjiranye, kuko wowe utwaye imodoka niwe ugomba kugenda ukontorora umuhanda. So natwe rero uwo muntu tugomba kumenya yuko nimba twavumbuye ko ariyo status yagezemo, tugomba kumufasha kugera kwa muganga kare kugira ngo za symptômes zibeho. Gusa nk'uko wari uvuze uti we yabigenza ati, icya mbere nicyo nakubwiye, icya kabiri ni ukugerageza kwapeza za kondisiyo iyo yazimenye obviously. Ukavuga uti aho kugira ngo wenda nkore iki kinzamurire dureke ikimenyihoreye. Burya hari igihe uvuga uti n'indyo ibi biryo birangwa nabi, icyiza ni uko nabyihorera. Ikimutirigaringa rero kuba yagubwa nabi kubera ko ari muri za condition yakihorera, yakwirinda kwi-expose. Ariko abenshi nyine babikora batanabizi. Niyo mpamvu twebwe tubagaragiye, twebwe turi muri sosiyete yabo, nitwe twakagombye gufata iya mbere, ahubwo kubashyira muri kondisiyo nziza bituma atazagwa muri ka kantu gatuma nyuma zibaza ati kubera iki nakoze. So uruhare rwa sosiyete rurenze kure rero urwe. Yego. Dr Aline, kuba umugore ari muri iyi menopause cyangwa se gucura bishobora kugira ingaruka ku mibonano mpuzabitsina? Birashoboka cyane, kuko mu buryo bubiri. Kugabanuka kw'imisemburo bigabanura ubushake muri rusange. Murabizi ko mushobora kuba mutabizi, abantu bashobora kuba batabizi, ariko iyo muri cycle y'umugore, cycle ni iki mu Kinyarwanda? Ukwezi k'umugore. Mu kwezi k'umugore habaho iminsi kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina kuba kuzamutse kuruta iminsi isanzwe. Abantu benshi bashobora kuba batabizi, ariko niko bigenda. Niko Imana yaturemye, niko Imana yaremye abagore. Cyane cyane iminsi iri bugufi igihe igihe cy'uburumbuke. Voilà. Mu gihe cy'uburumbuke nicyo gihe umugore yifuza gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo busanzwe. Mu gihe rero iyo misemburo yagiye, urumva ko bwa burumbuke nk'uko twavuze kare nta bugihari. Ni ukuvuga ngo kwa kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina kuragabanuka, bamwe kukavaho burundu. Birashoboka. Aho ni ku rwego rwa mbere. Urwego rwa kabiri ni uko iriya misemburo ikora ku myanya myibarukiro. Ibyo Dr yavuze bya vaginal dryness, ni ukuvuga ngo ubu bubobere bw'imyanya ndangagitsina buragabanuka, n'ububobere buterwa no kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina nabwo bukagabanuka, bigatuma noneho umugore n'umugabo we atishimira gukora imibonano mpuzabitsina kubera bimutera kubabara. Byatangiye mu mutwe atabyifuzaga, noneho no ku mubiri
ibisanzwe bibaho kugira ngo imibonano mpuzabitsina igende neza nta bihari, ubwo nanone bigatuma itagenda neza, yaba afite na kwa kundi ko guhangayika na ya depression, ibyo byose bigatuma imibonano mpuzabitsina itagenda neza cyangwa ntibeho. Yego, tugana ku musozo, ijambo rimwe ku muntu udukurikiye kano kanya nk'ubutumwa wamugenera. ijambo rimwe navuga ni uko ndarigerekesha irindi ababiri. icya mbere cyo tugomba kwita ku bantu bageze muri menopause nka sosiyete. icya kabiri ni uko abayigezemo bagomba kugana inzego z'ubuvuzi zikabafasha. Dr. Aline, murakoze. ubwo ndongera ngira ngo ku byo avuze mbwire abadamu cyangwa abakobwa bageze muri icyo gihe ko si fatalite, nta gikuba gicitse, ntabwo winjiye mu ngorane, uzagira ubuzima bwiza n'ubwitaho. yego, reka tubashimire Dr. Aline ko mwitabiriye kino kiganiro. Murakoze. Kamashimire Dr. Byiringiro namwe ko mwitabiriye kino kiganiro murakoze cyane no kuba mwaje tugasubiza ibibazo by'abantu. Ariko mbabwira ngo ikiganiro ni RSOC Talk Show. Niba hari ibibazo cyangwa se ikintu wifuza kutubwira watwandikira muri comment. Ikindi nanone nizere ko ibi biganiro byabafashije. Njye nitwa Ange Gaga Amahoro, reka tuzasubire ubutaha. Ikiganiro twavugaga kuri menopause.